Muraho amakuru yanyu twongeye kubashimira kandi tubaha ikaze kuri Muraho Rwanda. Nkuko rero tumaze kubimenyera mu guteza imbere ururimi rwacu rw'ikinyarwanda no gukomeza gusigasira uburyo ruvugwa n'uburyo n'imyandikire yarwo kuri Muraho Rwanda, twiyemeje kujya tureba uburyo dukoresha imyandikire yacu y'ikinyarwanda cyangwa se amakosa akunze gukorwa n'abantu abato ndetse n'abakuru. Turabibona mu buzima bwacu bwa buri munsi, amakosa menshi ndetse ateye ubwoba ndetse atangaje, kuko usanga n'abantu barageze mu ishuri, umuntu warangije amashuri yisumbuye, umuntu warangije kaminuza, yandika amakosa mu myandikire y'ikinyarwanda kandi yarize ururimi rw'ikinyarwanda. Rero akenshi iyo ibyo bintu tubibonye ntitubikosore, twisanga n'abana bacu n'abandi bose bazadukomokaho bazakomeza bagakora ayo makosa bazi ko ariko bikorwa, ariko ikinyarwanda cyandikwa, cyangwa se bumva ko nta n'icyo bitwaye. Niyo mpamvu rero tugiye kurebera uyu munsi amwe mu makosa akorwa y'imyandikire kugira ngo twe kuzongera kubikora niba twe tuzi ko ibyo bintu tubikora. Uyu munsi tugiye kureba imyandikire y'ikinyarwanda, harimo gukoresha icyo twita indangahantu. Indangahantu mu, muri, ku na kuri. Indangahantu, iyo bavuze indangahantu rino jambo cyangwa se kano kajambo kaza mbere yo kwerekana ahantu. Urugero wenda kuri no nteruro ya mbere niba tuvuze ngo ndi kuri hoteli. Kuri ni indangahantu. Okay? Kuri ni indangahantu. Mvuze ndi hoteli, haba hari ikintu kiri kuburamo, ndi kuri hoteli. Hano rero dufite interuro ebyiri, imwe irimo amakosa y'imyandikire, indi ntabwo irimo amakosa. Ndi kuri hoteli, ndi ku hoteli. Hari umuntu uhamagara ukamubwira uti mwaramutse neza, uri he? Ndi ku hoteli. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Hano ni amakosa. Ndi ku hoteli ni amakosa, ahubwo turavuga ngo ndi kuri hoteli. Kuri hoteli. Dukoresha kuri mu gihe ijambo rikurikiraho ari ijambo ritirano cyangwa se ijambo ry'amahanga. Ni urugero, niba mvuze wenda ngo ngiye kuri convention ntabwo ari ikinyarwanda, ni ijambo ry'icyongereza. Icyo gihe dukoresha kuri convention. Okay? Dukoresha kuri convention, dukoresha kuri ku gusa, turabibona mu kanya iyo hakurikiye iyo ndangahantu ikurikirwa n'ijambo ry'ikinyarwanda. Yego. Interuro ya kabiri, Majyambere ari mu rugo. Majyambere ari mu rugo. Okay? Zino nteruro ebyiri, ino nteruro ya mbere irimo amakosa, interuro itarimo amakosa ni iya kabiri. Mu by'ukuri turabibona mu myandikire ya buri munsi, ugasanga umuntu arakwandikiye ngo ndi mu rugo, akabyandika gutya bifatanye. Ntabwo bino bintu ari byo, tuzongere kubikora, ahubwo twirandika ngo mu rugo. Mu rugo. Ino mu ni indangahantu. Murabona ko ino jambo rugo mu by'ukuri iri jambo ni urugo, ariko iyo dukoresheje ino ndangahantu rihita ritakaza indomo. Ubundi ni urugo, ariko iyo dukoresheje ino ndangahantu mu, ino urihita tuyikuramo, nta nubwo tuyandika, ariko ubundi ijambo rya nyaryo ni urugo. Okay? Majyambere ari mu rugo, ntabwo bifatana. Yego, abantu benshi ndabizi ko mukunda gukora no makosa rwose y'imyandikire, ntimuzabyongere, kuko iyo ubikoze ukumva nta kintu bitwaye, ntubikosore, ejo n'umwana wawe niko azabikora, kandi ntabwo ari byo. Ntabwo twaba tujya twica imyandikire y'ururimi rwacu nkana. Turebere hamwe rero interuro ya gatatu, agiye ku kazi. Agiye ku kazi, indangahantu ku. Agiye ku kazi, indangahantu ku. Ino nteruro nayo ibanza ntabwo ariyo. Ntabwo ku kazi biba ijambo rimwe, ntabwo babifatanya, rivamo amagambo abiri, ku y'indangahantu n'ijambo akazi.
ariko nk'uko twabibonye hano mu rugo ijambo ni akazi, ariko kubera ino ndangahantu ku ino a ntago tuyandika, nta nubwo tuyivuga. Ngiye ku kazi. Amagambo menshi atakaza indomo y'ijambo cyangwa se yanyajwi ibanziriza ijambo mu gihe iryo jambo rikurikira indangahantu. Yego. Interuro ya kane. Tuvuye muri resitora. Tuvuye muri resitora. Tuvuye mu resitora. Abo umuntu muvugana bamwaza utirihe ati ndi mu resitora cyangwa ndi mu restaurant. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Okay? Ahubwo turavuga ngo tuvuye muri resitora. Muri imeze ikora nka kuri, nayo ni indangahantu ariko ikurikirwa n'izina cyangwa se n'ijambo ry'iritirano cyangwa se ryo mu rundi rurimi. Ushobora kuvuga ngo tuvuye muri banki. Muri banki. Banki ntabwo ari ikinyarwanda, tuvuga banki ariko ni ijambo ritirano, ntabwo ari ikinyarwanda cy'umwimerere. Yego. Ntabwo rero bavuga ngo tuvuye mu resitora, ngo turavuga ngo tuvuye muri resitora. Tuvuye muri convention. Tuvuye muri hoteli. Tuvuye muri gare. Yego. Tubonye uburyo dukoresha ko muri na kuri tubikoresha ni indangahantu zikurikirwa n'amagambo y'amatirano cyangwa se amagambo dukoresha y'izindi ndimi tudafitiye ikinyarwanda. Ijambo ryaga interuro ya gatanu. Ndashaka kujya ku ishuri. Ndashaka kujya ku ishuri. Ndashaka kujya ku ishuri. Ndashaka kujya ku ino nteruro ntabwo ariyo. Hari abantu bandika ku ishuri gutya bifatanye. Niko dusoma ariko ntabwo ariko twandika. Niko dusoma ni nako tuvuga, ariko iyo tugiye kwandika kuko tubikora amakosa y'imyandikire twandika ndashaka kujya ku ishuri ariko tugasoma ku ishuri. Hano tugahita tubona ko ishuri ni ijambo ry'umwihariko, hari amagambo amwe y'umwihariko. Mwabonye ko ahandi nka hano ku kazi, akazi twayitakaje, ya ndomo twayitakaje ntitwanayandika, ariko murabona no ko ku ishuri ya ndomo iyo igumaho. Yo ntabwo, hari amagambo amwe afite umwihariko, tuzagenda tuyabona uko tuzakomeza kwiga. Twandika rero ku ishuri, ntabwo twandika ku shuri. Iyo tuyisibe nka hano ku kazi, oya twandika ku ishuri ariko dusoma ku ishuri ariko ntabwo twandika gutya. Tuzongera gukora nino bakosa byo kwandika ku ishuri uko tubivuga ngo nako tubyandika. Nubwo twandika ku ishuri ariko tugasoma ku ishuri. Interuro yacu ya nyuma. Mvuye ku isoko. Mvuye ku isoko. Niko tuvuga, ni nako dusoma, ariko ntabwo ariko tugomba kwandika. Iyo wanditse gutya bari amakosa. Ahubwo turandika ngo mvuye ku isoko. Murabona ko isoko n'ishuri ntabwo bitakaza indomo nk'akazi cyangwa se mu rugo. Yego, ishuri, isoko tuzabona n'andi atandukanye. Iyo ntagatakaza ya ndomo. Nujya kwandikira umuntu kumubwira ko uri ku isoko cyangwa uvuye ku isoko, ujye wandika ku kwayo na isoko, ariko dusoma ku isoko. Ntituzongere kwandika gutya, ntabwo ari byo. Mbere yuko rero tugera ku musozo bakunzi bacu, tubonye amakosa tujya dukora mu myandikire yacu y'ikinyarwanda, ntituzongere kubikora ukundi. Ushobora kwibaza ngo itandukanye mu na muri bisobanura kimwe, ku na kuri nabyo bisobanura kimwe. Mu bivuga ngo mu wenda ngiye mu rugo, bawerekana mu rugo mo imbere, mu rugo mo imbere. Cyangwa bivuze ngo ngiye mu isoko, hagiye tuvuga ngo ngiye mu isoko cyangwa ngiye ku isoko, ariko burya biba bifite inyito itandukanye. Bivuze ngo ngiye mu isoko bisobanuyemo imbere, ku isoko ni hanze, ntabwo ari mo imbere. Bivuze ngo mu isoko
muri banke nimo imbere, ngiye mu kazi, uvuga imbere mu nzu. Ariko uvuga ngo ngiye ku kazi, nubwo tubivuga akenshi bisaba gusobanura kimwe, ariko iyo uvuze ngo ku ni hanze y'ikintu cyangwa se hejuru y'ikintu. Ushaka kuvuga ngo ino karamu iri hejuru, iri ku kibaho, iri ku kibaho y'ikintu kiri hejuru y'ikindi. Ku na kuri ishobora kuba hejuru y'ikintu. Kiriya gitabo kiri kuri firigo, bivuze ko igitabo kiri hejuru ya firigo. Cyangwa se ukavuga ngo ngiye kuri banke, ugiye ahantu runaka, ariko akenshi agiye usanga turi kubikoresha dushaka kuvuga ikintu kimwe, ariko kugira ngo umenye itandukaniro rya muri na kuri. Ku ni inyuma cyangwa hejuru y'ikintu, mu ni mo imbere, ahantu ugiyemo imbere. Ndi mu nzu bisobanuye kuri mu nzu mo imbere. Ndi ku nzu bisobanuye ko ubundi uri hanze. Cyangwa se nashyize ikaramu ku meza hejuru y'ikintu. Bakunzi bacu rero, ndumva uyu munsi dusobanukiwe, tutazongera gukora amakosa yo kwandika indangahantu ngo tuzifatanye n'amagambo. Ngo twandike mu rugo gutya, twandike ku kazi gutya, cyangwa tuvuge ngo muri resitora. Twabonye ko amagambo y'amatirano cyangwa se akomoka mu zindi ndimi dukoresha muri cyangwa kuri, ndetse no ku ishuri. Twabonye ko twandika ku ishuri ariko tugasoma ku ishuri, ku isoko. Ano makosa ntituzongere kuyakora. Uko tujye tumenya gutandukanya indangahantu n'ijambo rikurikiraho cyangwa iyo ndangahantu ishaka kwerekana. Bakunzi bacu rero, reka tubashimire, mukomeze mubane natwe kandi mutugezeho ibitekerezo by'ibindi bintu mwifuza ko twaganira. Murakoze rero, mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana.